Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kenejejwe n'Imana nanone yuko tugiye kuba dusangira ijambo ryayo. Munyemerero mbanze mbasuhuze mwebwe mudasiba amanywa na nijoro gukurikirana inyigisho zacu, kandi ndagira ngo ushimire we wamaze gukora subscribe, ugakora share, ukageza ku bandi inyigisho tuba twabahaye, yewe ukakora na like kugira ngo twereke yuko wakunze inyigisho yacu. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi ikugirire neza muri byose. Rero mbere yo kugira ngo reka tubanze twiragize Uwiteka umwami Imana Nyiringabo Data wera, nongeye kugushimira kubw'uyu mwanya mwiza umpaye wo kugira ngo ngane na bene data ijambo ryawe. Mwami w'abami, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ifunguro kuri buri umwe wese uryakiriye. Mu izina rya Yesu reka rugiye kuryumva yakire impinduka, yakire kugirirwa neza no kubaho kwawe. Mu izina rya Yesu cyo mpeje ni buri imbaraga zose z'umwanzi Satani, buri bazimu, buri badayimoni, buri myuka, buri byiyoberanya byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Mwami wanjye Nyiringabo Imana, reka kubaho kwawe kugaragare muri aka kanya, unkurikiye wese ahabwa umugisha mu izina rya Yesu, amen. Rero nshuti zanjye, ndashaka kugira ngo mbaganirize ku ijambo rivuga ku Mana ishoboye byose. Birashoboka bitewe n'ibihe turimo ushobora gutekereza ngo Imana yaba yarandetse, ariko yo mubwire ngo Imana tuvuga, Imana yacu ishoboye byose, nta gishobora kuyinanira. Bibiliya tubwira mu gitabo cy'Abefeso ibice 3 umurongo wa 20 avuga Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Rero iyo Mana niyo nje kukubwira, iyo Mana niyo ugiye kumva ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, kandi yitewe kugira ibyihindura mu izina rya Yesu. Imana yarigaragaje igihe Abisiraheli bari babona inyanja imbere yabo, babona inyuma yabo, babona Farawo n'ingabo ze. Ariko ndashaka dusome icyanditswe kiri muri Kuva ibice 14 umurongo wa 13. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere, amen. Ndavugana n'umuntu uyu munsi wa none wabonaga ibikomeye yaburiye igisubizo. Ndavugana n'umuntu wabonaga urugendo yatangiye imbere ye hari bimeze nk'inyanja, kuko yatangiye abona byoroshye, atangira business abona byoroshye, atangira urushaka abona byoroshye, atangira ibyo akora uyu munsi abona byoroshye, ariko byarahagaze. Birashoboka yuko byahagaze urwitwazo waba ari ukubona covid, ariko niyo covid itabi hari niwe ntabwo ufite icyo gukora. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, iyo Mana yahagararanye n'Abisiraheli ikabarengera ikabatabara, niyo nanjye nkubwira ngo igiye kukurwanirira nawe wicecekere. Mose arangije abwira Abisiraheli, arababwira ati, Mose asubiza Abisiraheli, Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye mutazongera kubabona ukundi. Ndavugana nawe uyu munsi wa none, nawe wari ufite icyo wari ubuze icyo wakora, ariko birashoboka yuko akanya wakwihagararira Imana ikagira icyo ikora ku buzima bwawe. Aka kanya hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe, nkuko bari batangiye guta ibyiringiro, nkuko bari batangiye kutabona ikiri buze gukurikiraho. Ariko Imana ivugana na Mose, Imana ibwira Mose ngo babwire ngo mwo gutinya, kuko iyo Mana hari icyo igiye gukora, kuko iyo Mana hari ibyo igiye guhindura, kuko iyo Mana agakiza kayo mugiye kukabona mu izina rya Yesu. Ako kanya icyo babonaga gisa nko gikomeye imbere yabo,
Bibiliya tubwira neza ngo Mose amaze kubabwira ngo nimwicecekere, arahindukira afata inkoni ayirambura hejuru y'amazi. Ako kanya inyanja yigabanyamo kabiri. Za ngabo za Farawo nayo nkwibutse ngo zamanuka ku musozi ziyirangamiye, zibahanze amaso, ziba tugiye kubamarira hariya, ndetse turangira tubajugunye muri iriya nyanja. Sinzi nawe bigukurikiye, sinzi nawe birimo kukurwanya. Ndagiye nkubwire inshuti yanjye ngo Imana dusenga, Imana naje kukubwira, Imana nkubwira muri aka kanya irashoboye kugira icyo yakora muri aka kanya. Ndavuga Imana itagibura kugenza. Imana tuvuga ntabwo igibura kugenza. Hari icyo yakoze muri ako kanya ngo maze ngo inyanja yigabanyamo kabiri, umuhanda uboneka hagati mu nyanja, Abisirayeli barambuka. Za ngabo za Farawo nazo zirakomeza ziraza. Biratubwira neza ngo maze Umwisirayeli wa nyuma amaze kwambuka, nibwo Umunyegiputa nawe wa nyuma yari amaze gushora akaguru hehe muri ya nyanja. Maze Mose arongera arahindukira ngo yongera atunga ya nkoni hejuru y'amazi. Abanyegiputa bose barundurukira muri ya nyanja. Reka nkubwire inshuti yanjye, birashoboka nayo ko ari bigukurikiye, ariko ngufitiye inkuru nziza uyu munsi wa none ngo Imana dusenga, Imana ishobora byose, Imana nkubwira nawe ngiye gusengana nawe kugira ngo iyo Mana ishobore kugusha bya bindi byose bigukurikiye muri iyo nyanja iri inyuma yawe aho ngaho umaze kunyura. Reka nkubwire inshuti yanjye, 2020 byari bigukomereye, ariko ngufitiye inkuru nziza. 21 nubwo itangiye ubona isa nkaho ikomeye, ariko Imana yo mu ijuru igiye guhoza amarira abariraga. Birashoboka yuko utabyumva kuko uri no mu rugo muri aka kanya mvugana nawe, ariko Imana yacu ntabwo ifungiranye, Imana yacu ntabwo iri muri lockdown, Imana yacu ntabwo iginanirwa, Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi kuri buri mbaraga izo arizo zose. Nshuti yanjye, nubwo ubona bisa n'ibikomeye, dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Ndimo nsoza, Bibiliya ivuga neza muri Matayo 11:28 ngo yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Ngwino wegere Yesu, yitewe kugira icyo akora. Ngwino wizere Yesu, hari icyo yakora ku buzima bwawe. Wowe utarakira Yesu ngo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndashaka gusengana nawe. Subiramo aya magambo uti: Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, nanjye misemo wowe. Vana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'aho ubugingo buhoraho. Guhera umunsi wa none nanjye ndakijijwe. Niba usubiyemo ayo magambo urakijijwe. Imana yo mu ijuru ikumbera umugisha. Nanjye ndongera nanone gusengera wowe urwaye, fata aho urwaye. Imana yo mu ijuru yiteguye kugukiza. Nawe wumva umubiri wose gusa nkaho udafite icyo wakora, fata ku mutima wawe gusa, wizere Imana, utumbira amaso yawe uyarebesha Imana. Imana iteguye kugira icyo ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Wowe uri mu nyumva nanone, urugo rwawe rusa nkaho rwawe rwasenyutse, ariko reka nkubwire ngo urwo rugo rwawe ni umushinga w'Imana. Urwo rugo rwawe ntabwo Imana igiye kwemera ko rusenyuka, ahubwo igiye kongera kurusana n'ahari harasenyutse mu izina rya Yesu. Reka dusengane wowe nkurikiye muri aka kanya. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, nje imbere yawe Mwami Imana kuri ibyo byifuzo by'abana bawe. Mana nubwo bigiye bitandukanye, ariko uri Imana ibasha gukora ibiruta iyo twibwa byo dusaba. Mwami w'abami, nta byiringiro umugaragu yari afite, ariko aka kanya urambwiye ngo nimubwire ngo uri Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwa byo dusaba mu izina rya Yesu. Wari urwaye, mu izina rya Yesu twari igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu. Wowe urugo rwawe rwasaga nkaho rwasenyutse mu izina rya Yesu. Reka Imana iminsi 3 itarashira, Imana igiye kuza mu rugo rwawe, ugiye kongera kubona amahoro mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Kandi ndavugana nawe uri mu nyumva muri aka kanya, amarira yari menshi, ndagiye nkubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu, impundu zikavuga bukeye mu izina rya Yesu. Impundu ivuge mu muryango wawe, impundu zivuge mu rugo rwawe, impundu zivuge mu bana bawe. Wowe nkurikiye muri aka kanya, Uwiteka Umwami Imana agusange kandi akugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi, kandi ndabakunda cyane. Niba wankurikiranye, nzi neza yuko ubuzima bwawe ntago buguma nkuko bwari buri. Ushobora gukenera kuntelefona, telefone yanjye ni 0788430085. Turabakunda cyane. Yesu abaho umugisha. Amen. Shalom, shalom.